Yesu nashimwe bene data, nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Birashoboka yuko nawe hari umuntu muri kumwe mu rukundo ariko ukaba umushidikanyaho, ukaba urimo wibaza muri wowe ukavuga uti ese uyu muntu nubwo turi kumwe dukundanye, ese niwe Imana yangeneye koko? Niwe Imana yangeneye yuko tuzabana? Ukumva ubiburiye igisubizo muri wowe, ukaba urimo kuvuga ese ndamutse ndi guta umwanya wanjye ku busa. Ukumva ubiburiye igisubizo muri wowe bitewe no kutamenya kandi ngo usobanukirwe. Muri iyi video nje kubwira ibimenyetso bitanu simusiga bizakwereka yuko uwo muntu muri kumwe ari Imana yakugeneye, kandi uwo muntu muri kumwe ari we Imana yakugeneye kubera umutware cyangwa se kubera umudamu. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira ni Imana ibikwiyerekera iyo muri mu rukundo cyangwa se muri iyo relationship yanyu. Nubimubonaho se cyangwa se nyine nubibona ibyo bimenyetso, uzamenye yuko uwo muntu muri kumwe azakubera umufasha, azakubera umudamu, cyangwa se azakubera umutware, azakubera umugabo. Uyu muntu byange bikunde azakubera umutware. Ibi bimenyetso ngiye kukubwira Imana ikwereka iyo muri mu rukundo rwanyu, murimo mufiyansanya. Niba nawe ukunda kugira icyo kibazo, ngwino ubane nanjye mwa ino video. Nge mugiye kubona nitwa Niyo Kwizerwa Eric. Iyi ni channel yitwa Hindura TV. Niba uri muri sasa kuri iyi channel, wibuke kugenda ukoza subscribe. Iyi video niza kugufasha kandi like, wandike na comment usubwira ngo nayikunze, hanyuma tujye dukomezanya mu zindi video. Wibuke gufungura n'inzogera kugira ngo video zose dusize ujye uzibonera ku gihe. Ubundi nyirizina Imana ijya kurema, yamanje kurema umugabo, irangije imaze kubona yuko umugabo adakwiye kuba wenyine, iravuga ikamuremere umufasha umukwiriye, niko kumusinziriza. Irangije ikuramo urubavu rumwe iruremamo umugore. Akangutse amusanga ku isi, Imana iramubwira uwo nguwo ninde? Aramwibwira ati uyu nguyu ndukubona ari akara ko mu mara yanjye cyangwa se akagufa ko mu magufa yanjye kuko yakuwemo. Imana iravuga utuzitwa umugore kuko ukuwemo umugabo. Bityo rero wehe byaramworoheye kuko yamusanze ku isi atakabona yuko nyine ari umugore we cyangwa se ari umufasha wiwe. Muri kino gihe rero twebwe biraturusha cyangwa se bikadushobera, bikatuyobera kumenya abantu Imana yaduhitiyemo kugira ngo tuzabane nabo. Bityo rero hari ibimenyetso Imana ikwereka ubwayo kugira ngo ubigendereho, ubone yuko uwo muntu muri kumwe ari wo muzabana, ari we Imana yaguhitiyemo. Ikimenyetso cya mbere rero simusiga kiza kubwira yuko uwo muntu muri kumwe ari we Imana yaguhitiyemo, ni igihe uzareba muri wowe ukabona uwo muntu musa nkaho muri guhuza umwuka umwe, ukumva muri wowe musa nkaho muhuje umwuka umwe, ukumva muri wowe usa nkaho mwishimiye. Nimvuga kwishimira ubyumve neza nshuti yanjye, nkuko Adamu nawe yakangutse akabona uwo mudamu amuhagaze imbere akavuga uti ngo nakara ko mu mara yanjye. Yabonye yuko nyine bahuje, yabonye yuko bahuje umwuka umwe, yabonye yuko bahuje buri kimwe cyose. Nubona rero yuko uwo muntu musa nkaho muri guhuza ibintu byose, ukabona ibintu byose nta kuntu ari kukugora, ukabona mbese ni nkaho ari wowe wari utegereje mu buzima bwawe, ukabona mbese nyine asa nkaho nyine ari we Imana yari yarakubikiye kera utari umuzi. Nyine ujye umenya yuko uwo muntu ari wowe woherejwe n'Imana nshuti yanjye. Umenye neza yuko uwo muntu yatumwe n'Imana mu buzima bwawe kugira ngo azakubere umufasha cyangwa se akubere umutware. Hari igihe utekereza ukagira ngo ni amarangamutima arimo kubikubwira, cyangwa se ukagira ati ngo ni ibyiyumviro byawe birimo bibikubwira kubera yuko uwo muntu wumva nyine yuko umukeneye. Ariko nshuti yanjye, burya Imana iba yagusuye iri kukwereka yuko uwo muntu ari wo muzabana, ari wo Imana yaguhitiyemo. Nubona ari uwo muntu musa nkaho mugendana muri kintu cyose, ukubona musa nkaho mukorana buri kintu cyose, ubukubona nta kugoye, ibintu byose umushyikijeho arabyemera, uzamenye neza yuko Imana yamuguhitiyemo kugira ngo muzabane, kugira ngo azakubere umudamu, kugira ngo azakubere umufasha, kugira ngo azakubere umutware cyangwa se umugabo. Nkuko tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 11 umurongo wa 6, haratubwira ngo Uwiteka aravuga ati dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe, ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Bishatse kuvuga yuko nyine nubona uwo muntu musa nkaho nyine muri guhuza buri kimwe cyose, ujye umenya neza yuko uwo muntu ari wowe Uwiteka yaguhitiyemo kugira ngo muzabane. Icyo ni ikimenyetso cya mbere simusiga. Ikindi kimenyetso cya kabiri, nshuti yanjye, uzumva ukamenya neza yuko uwo muntu ari we Imana yaguhitiyemo kugira ngo muzabane, ni igihe uzumva muri relationship yanyu cyangwa se mu mubano wanyu, ukuva muri mwebwe musa nkaho muri nko kwigishwa ukuntu muzabana nimushyika mu rugo.
urugero kumva muri kugenda murushaho kunguka ubwenge bwo kuntu uzabana n'umudamu wawe cyangwa se bwo kuntu uzabana n'umugabo wawe, ukumva musa nkaho ari nk'ibindi byiyumviro biri kubazamo bindi busasa mutari musanzwe muzi cyangwa se mutamusanzwe mugenderaho, ukumva musa nkaho muri kwigishwa ubundi bwenge busasa bubigisha kuntu muzajya mugenda mubana nimusika mu rugo. Uzamenye neza yuko icyo gihe Mwuka Wera cyangwa se ibyiyumviro by'Imana biba byabasanze kugira ngo bibigishe ukuntu mushobora kuzabana mu gihe muzaba mwarushinze. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko uwo muntu muri kumwe, iyo relationship yanyu Imana yayihaye umugisha, muzabana uwo muntu akakubera umudamu cyangwa se akakubera umutware. Ntuzabisuzugure rero, ujye umenya neza yuko icyo ngicyo kimenyetso simusiga kikwereka yuko uwo muntu muri kumwe Imana yabahaye umugisha. Igihe uzumva muri wowe wumva yuko nyine uri kunguka ubwenge busasa bw'ukuntu ushobora kwita ku mugabo, igihe uzumva muri wowe usa nkaho uri kunguka ubwenge busasa bw'ukuntu ushobora kwita ku mudamu, kwita ku bana bawe, kubaka urugo, ujye umenya neza yuko icyo kimenyetso ari ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko Uwiteka yahaye umugisha iyo relationship yanyu yuko mukwiye kubana. Ntuzabisuzugure cyangwa ngo ubipinge. Abantu benshi bakunze kuba babitekereza bagira ngo ni amarangamutima yabo abibabwira cyangwa se atuma babitekereza, ariko nshuti yanjye wibuke neza yuko n'Imana ibasha gukorana n'amarangamutima yacu kugira ngo itwereke ibyo tuzanyuramo mu minsi iri imbere, kandi itwereke n'ubwenge bw'ukuntu twazabinyuramo. Numva rero icyo kintu, kumva ibyo bitekerezo biri kukuzamo, ujye umenya neza yuko ari Imana iri gukorana nawe, ikwereka yuko uwo muntu muri kumwe nta kabuza muzarubanamo mukarushingana, hanyuma rukanakomera ndetse rugakomezwa n'amaboko y'Imana. Ikindi kimenyetso simusiga kizakwereka yuko uwo muntu muri kumwe muri iyo relationship ari uw'Imana yakugenewe, udakwiye kuzuyaza cyangwa ugende gushaka abandi ku ruhande, ni igihe uzatangira kujya uwo muntu umurotaho inzozi. Uyu muntu nutangira kujya umurotaho inzozi zitandukanye, urugero ukamurota ubona mwarageze mu rugo, ukabona murimo murateka murafatikanya, murimo murasangira, uyu muntu ujye ubasha kumenya neza yuko uyu muntu Imana yamugutoranirije. Igihe uzatangira kujya umurotaho ubona mwarashyitse mu rugo, mwarabanye, ukabona nyine murishimanye ukuntu, ujye umenya neza yuko uyu muntu Imana yamugutoranirije. Inzozi ni kimwe mu bintu Imana ikoresha kugira ngo ibashe kutwereka ahazaza hacu, ibyo tugiye twenda kuzanyuramo mu minsi iri imbere. Rero nutangira kujya umurotaho izi nzozi zigiye zitandukanye zikwereka ibingibi byose, ujye umenya neza udashidikanya yuko umuntu Imana yamugutoranirije. Hari igihe urota ukabona uwo muntu muri kumwe mu rukundo, uri kumurota inzozi zigiye zitandukanye, nyamara wabyuka ukamushaka ukamubura ukasanga ndetse wari no mu nzozi. Ujye umenya neza yuko Imana yagusuye ikwereka yuko muzabana, ikwereka yuko hari igihe kizashyika mukaba muri kumwe mu rugo rwawe. Ntukabisuzugure rero nshuti yanjye. Ikindi kintu cya kane gishobora kukwereka yuko uwo muntu muri kumwe ari w'Imana yaguhitiyemo, mukwiye kubana akaramata, ari we ukwiye kukubera umufasha, ari we ukwiye kukubera umutware, ni igihe uzatangira kumurota, ukamurota ubona atwite, agutwitiye. Urugero ukarota nk'uwo mukunzi wawe w'umukobwa aragutwitiye, ujye umenya neza udashidikanya yuko uwo muntu muri kumwe ari w'Imana yaguhitiyemo. Kubera yuko nurota ubona agutwitiye, ujye umenya neza yuko iri ngiri ni isezerano ryawe, ni isezerano ryawe, niwe sezerano ryawe, niwe Imana yakugeneye, niwe isezerano ryawe, niwe Imana yakugeneye kugira ngo azakuba hafi, muzabane akaramata. Igihe uzamubona agutwitiye mu nzozi, ukarota ubona mu nzozi agutwitiye, atwise umwana wawe, ari umwana wawe, uzamenye neza yuko uyu muntu ari we sezerano ryawe Imana yakugeneye kugira ngo azakube hafi. Ntukabisuzugure nshuti yanjye, iki ni ikimenyetso gikomeye. Ntukabisuzugure, ujye uhora umenya neza yuko uyu muntu ari we sezerano ryawe, ari we wahoze ubwirwa kuva kera hose yuko ari we uzaguhoza amarira, ari we wahoze ubwirwa kuva kera hose yuko ari we muzabana, akakubera mama w'abana. Kuko kurota umuntu ugutwitiye ukabona umuntu atwise n'umwana wawe, ujye umenya neza yuko Imana iri kukwereka yuko uwo nguwo ari we sezerano ryawe, uwo nguwo ari we Imana yakugeneye kuva kera hose, ari we Imana yifuje yuko muzabana kuva kera hose, uwo ni we sezerano ryawe. Ntukabisuzugure rero nshuti yanjye, menya neza udashidikanya ko icyo ngicyo ari ikimenyetso simusiga gikwiye kukwereka yuko uwo muntu muri kumwe mu rukundo ari we muzabana.
ikindi kimenyetso simusiga cya gatanu kizakwereka yuko uwo muntu muri kumwe ari w'Imana yakugeneye udakwiye kujya uzuyaza cyangwa utekereze ugende ku ruhande, kikwereka yuko uwo muntu muri kumwe ari we rubavu rwawe cyangwa se ari we mutware, ari we mudamu wawe. Ni igihe none utangira kumurota ubona yuko uwo muntu muri kumwe mu rukundo musanzwe mukundana, fiance wawe, ukabona noneho ari kumwe n'abiwanyu. Urugero nimba uri umusore ukabona uwo muntu muri kumwe uri kumurota noneho ari kumwe na mama wawe, ukabona ari kumwe n'abashiki bawe kandi barasabanye cyane, bafitanye urugwiro, bafitanye urukundo, arimo kubafasha imirimo, urimo birota mu nzozi. Ujye umenya neza yuko uyu muntu Imana iri kukwereka yuko azaba umwe mu muryango, azaba umwe mu muryango. Ukabona wowe mukobwa, uwo musore ari gukunda kuza kugusura, ukabona ubwo umurota yibereye mu rugo iwanyu. Ujye umenya neza yuko uyu muntu Imana iri kukwereka yuko azaba umwe mu muryango w'iwanyu, azaba umwe mu muryango cyangwa se akaba umutware wawe. Aricyo kikwereka yuko nyine azaba umutware wawe, akaba umufasha wawe, akaba umudamu wawe. Ujye umenya udashidikanya yuko iki kimenyetso ari ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko uwo muntu muri kumwe Imana yabahaye umugisha kera yuko imiryango yanyu izakonegitana, imiryango yanyu izahura, imiryango yanyu izaba imwe. Ujye umenya yuko iki kimenyetso gikomeye cyane. Nutangira kujya umurota hizo nzozi ukabona yaje mu rugo kugusura, ukabona nimba ari umukobwa ari gufasha mama wawe imirimo, abavandimwe bawe imirimo, bashiki bawe barasabanye, ukabona bameze neza, ni ikimenyetso simusiga kikwereka ko uwo muntu azaba umwe mu muryango kandi amahoro azaba menshi muri mwe, mugahuza cyane, nta makimbirane ahari. Ni ikimenyetso kikwereka yuko uwo muntu umuryango uzamwishimira, umuryango uzamufata nk'umwana, umuryango uzamufata nk'umuntu nyine w'umwana mu rugo. Ntukazuyaza rero nshuti yanjye, ujye umenya neza yuko uyu muntu Uwiteka yamukugeneye kugira ngo muzabane abo umwe mu muryango w'iwanyu. Ndetse nanone nibwo uzatangira kujya urota ukabona uwo muntu muri kumwe mu rukundo, mwageze mu rugo ukabona uri kurota mwarageze mu rugo, ariko ugasanga asa nk'aho ari kugupfukamira agusaba imbabazi z'ikosa runaka. Ujye umenya neza udashidikanya yuko Imana iri gusa nk'ayikwereka yuko nubwo uwo muntu murimo mukundana muzabana, kandi nimumara kubana azakubaha, azaganduka, akubahe, akwereka agaciro nk'umuntu w'umugabo cyangwa se akwereka agaciro nk'umudamu wiwe, agukunde, ajye kubaha bikwiriye. Nurota ari kugupfukamira mu nzozi ukabona umukunzi wawe arimo aragupfukamira agusaba imbabazi, ujye umenya neza yuko Imana iri kukwereka yuko uzagira agaciro cyangwa se ukagira icyubahiro mu rugo rwawe, urugo rwawe ruzaba rurimo amahoro ndetse akomeye cyane. Imana izaba yaruhaye umugisha nubwo mwebwe mugikundana mugifiyansanya, ariko Imana iri kubereka yuko urugo rwanyu yaruteguye kera cyane, mwebwe bwanyu mutabizi. Yabateguriye uko muzabaho, yabateguriye uko muzaba muri kumwe ndetse n'ukuntu muzabana. Rero nurota zino nzozi ubona umukunzi wawe agupfukamiye, ntuzazuyaza nshuti yanjye, uzamushyire mu rugo cyangwa se umwemerere mubane, kuko uwo muntu niwe Imana yakugeneye, niwe Imana yifuje yuko mwaba umwe mukarushinga. Ntukazuyaze rero nshuti yanjye. Nibyo bimenyetso rero bitanu ninaguteguriye bikwereka yuko iyo relationship yanyu yahawe umugisha kera. Imana ibafiteho umugambi ukomeye wo kugira ngo muzabyare, mushinge urugo, mwororoke. Rero nshuti yanjye, nimba iyi video yagufashije wibuke kugenda ukanze subscribe, hanyuma uyirayikinge, wandike no muri comment tubwire ngo nayikunze, uyisangiza n'abantu kugira ngo bumve bino bintu kuko ni by'ingenzi cyane. Ni ukuri njya mbashimira cyane, support yanyu ndayibona, niyo mpamvu nanjye numva ndahwema kubahereza ibyiza. Nzajya mpora mbahereza ibyiza, mujye mukomeza mufungure n'inzogera kugira ngo mujye muhora mubonera video zacu ku gihe buri uko tuzisizeho. Njyewe mwari muri kumwe nitwa Niyokwizerwa Eric, ndabakunda cyane, ngenda mbona nanjye urukundo mu nkunda. Imana ijye ibampera umugisha n'ukuri. Video zacu rero nakagaruka, tuzahurire mu yindi video. Ndabakunda cyane, amena.